Halo yambi bakunze ba muri artificial ndabashuhuje cyane ndabayambiriye yambi ndabashuje aho muherereye hose aho muri kundeba muri hose nubwo ntahazi ariko mwebwe aho uri kundeba uri ndagushuhuje kandi wumve ko Odira akwifurije amahoro y'Imana, wumve ko agukunda, wumve ko yishimiye kuganira nawe kandi yishimiye kuvugana nawe. Ndizera ko mumeze neza, nanjye meze neza, Imana yandinze namwe ndizera ko yabarinze. Wowe wabyutse ukabona biri kwemera, wowe utari mu bitaro, wowe utamaritse amaguru n'amaboko mu bitaro, wowe utari muri gereza, wowe utari ahacecekerwa ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, shima Imana nubwo hari ibibazo ufite bya binduzi byinshi bikurenze birenze ubwenge bwawe, nubwo uryama ntusinzira ariko uriho, shima Imana kuba byonyine ugihumeka umwuka w'abazima, kuba ukivuga umwuka ugasohoka. Shima Imana, ubundi ibindi ubyereke Imana, kuko Imana ijambo ryayo riravuga ngo ihagarara mu itangiriro ikamenya mu iherezo. Hari umuntu uri aho ngaho uzi ko ari umuntu ubuzima bwarangiriyeho, ukavuga uti ngize imyaka 30, ngize 40, ngize 50, nta kintu kirahinduka, ntabwo Imana irankorera ibintu bitangaje, ukabona isi yaragusize, ukabona ibintu byacitse. Nagira nkubwire nti ihangane, ukomere, ushikame, kuko Imana ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo. Ni Imana ihagarara ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ikamenya yuko ku myaka yawe 40 izaguhindurira ubuzima, isi yose ikumirwa. Ni Imana ihagarara mu nda ya mama wawe urusoro, ikamenya yuko bizagenda gutya na gutya ko Imana ibizi inzira tunyuramo uko byagenda uko ariko kose. Ni Imana ibireba ikabimenya, ikabizi yuko nugera mu myaka 30 izakugirira neza, nugera mu myaka 20 izakugirira neza. Kandi ni Imana ishobora kugukura mu nda ya mama wawe ikagufata ukava mu nda ibintu byose bimeze neza, ukarinda usaza bimeze neza. Ibyo rero nibwo bumana bwayo, nta nubwo wayibaza ngo Mana kubera iki. Iyo uyibajije irakwihorera kubera yuko ibizi ibyo yibwira kukugirira. Ijambo ryayo riratubwira ngo izi ibyo yibwira kutugirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo tureme umutima w'ahazaza. Rero nshuti yanjye, uri aho ngaho mu gikombe cy'ubwihebe, ukaba uri aho ngaho wihebye, ufite agahinda, ubona isi yaragusize, ubona abo mwavukiye rimwe bari bageze kure, ubona abo mwiganye baragutaye bageze ahantu kure, humura. Ikintu ugiye gukora, ugiye gushima Imana uti Mana shimwa kuba ngihumeka bikanakunda. Ibindi witurize, uceceke, wiragize Imana, uyizere, we gucogora, we gucika intege, kubera yuko izi uko izabigenza. So kuri iyi nshuro rero narinje kugira ngo nganire n'abamama bagenzi banjye. Ubushize naganiriye n'abapapa, ubu ndaje kugira ngo tuganire n'abamama, ariko bo ntabwo nje kuvuga ibibangamira abagabo, ahubwo ni akantu k'akanama gatoya ngira ngo dukore kugira ngo twe kujya tuba iciro ry'imigani. Yes, kubera yuko wenda ako nshaka ko tuganiraho gashaka gutuma uba umugore w'iciro ry'imigani hanze muri sosiyete. Ubwo rero nagira ngo tukaganireho, tukahunguranaho ibitekerezo kandi na experience yanjye. Ubundi abagabo ni abantu bita ku bintu akenshi byubaka nyine, urugo rwanjye bimeze gutya, umugore ameze atya,
abana se bameze gutya, bagira ibitekerezo bibyibushye, ntabwo bakunda kwiyitaho cyane ubwabo, ariko impamvu twitwa abafasha ni uko tugomba kubafasha muri bya bindi badatekerezaho cyane. Uti Odile, ibyo bintu urimo uvuga urabikura hehe? Ngewe ni experience yanjye kandi maze kubibona kenshi. Umugabo rwose iyo tuvuge imyenda ye yo kwambara niba iri hariya, akenshi kumenya ko iteye ipasi nuko itateye, ibyo ntabwo bimureba pe. Icyo azi nuko ari bubyuke, akabyuka kare, agakaraba, yabona breakfast akayifata, yamara kuyifata akigera mu kazi kwishakira iki? Amafaranga atunga umuryango. Ibyo ni byo bintu maze kubona. Ibitekerezo byabo biba binini kurenza ko twebwe abagore ukontorora. Hahandi nta mugore ushobora kuva mu rugo atateye ipasi, atakubiseho akamekapu, atashyizeho amaparufe ahumura neza. Mu gihe rero umugabo rwose ibyo biba bihagije, arabyutse, arasenze, ku basenga kuko hari n'abadasenga, iyo babyutse amaze gusenga agiye muri dushe, avuye muri dushe abonye breakfast, ubundi amaze kuyibona imyenda ipfa kuba ihari ari mizima idacitse, fata imyenda agahita kubitamo akigendera. Niko kuntu bameze la majority. Wenda hari n'abiyitaho simbizi kuko bose ntabwo bari bameze kimwe, ariko la majority niko bameze. Ni nayo mpamvu ngira ngo akenshi bakunda kuvuga ngo umugabo ni nk'umwana. Ngewe mbigenekereje iyo bavuze gutyo sinzi neza niba ari byo baba bashaka kuvuga, ariko nuko uba ugomba kumwitaho nk'uko bita ku mwana, reka mbivuge gutyo. Ubwo rero ngewe bijya bimbaho pe, iyo namuguriye akagifti, tuvuge mfite amafaranga ndagiye mugura nk'umupira mushya wa Lacoste, ishati nziza se, nkaza nkamubwira nti sheri wanjye dore ambara turebe kugukwira. Ibyo ngibyo biba bihagije yuko ari bubyuke mu gitondo akawambara. Ubwo rero uwo mupira cyangwa iyo shati iyo utabifashe ngo ubimese ubitere ipasi, cyangwa tuvuge ko uje nijoro bwije, ntabwo bimureba, arabyuka avuga ati ndambara uno mwenda mushya. Ngewe amaze kubinkora inshuro irenze imwe. Nabyuka, twabyuka tukajya dushe, wenda yanangamo agakora vuba vuba, murabizi bo ntabwo nyine ibintu ntabwo batinda pe, akabavuyeyo akirukanka agahita yisiga vuba vuba agahita akubitaho. Ariko ngewe nshuro yabize kubinkora yaranjijishije. Yagiye muri dushe vuba vuba, noneho ngewe nanjye nyine nkora buhoro. Aje arantanga afata wa mupira namuguriye, ahita arawuzinga awushyira ahantu kugira ngo ntaza kubimenya. Arangije ateraho agaparufe, ariko ngewe sinkamenya ibyo ari byo. Nagiye kubona, nahumbije gato, mbona umugabo arimo arasohoka mu nzu. Ndambwira sheri, umupira wambaye ureba uripfunyaritse, urishifunyere, urasa nabi. Ndarakara nawe ibaze umwenda w'ishifuni. Ndarakara pe, ndavumubwira nti mbabara ndakwinginze basi uzane nguterera ipasi, ariko we kuwujyana usa gutyo. Fata urugero nk'umupira wa caguwa cyangwa ishati yo muri caguwa, iyo uyifashe ugahita uyambara. Urumva ibyo bintu? Ndahenda nimbabarira basi muterera ipasi. Ati wowe ngomba kuwambara, none se wawunzanye kugira ngo ntawambara? Ndambwira nawuzanye ngo wambare, ariko ntabwo nawuzanye ngo wambare umeze gutyo. Ubwo rero nyine turaharira, ariko kubw'amahirwe aremera muterera ipasi. Ibyo rero nahakuye isomo rivuga ngo bagore twite ku bagabo bacu nk'uko umwana mu gitondo abyuka, ukamenya ngo uramutegurira ajye ku ishuri,
uramutegurira ibyo mupfunyikira, uramutegurira breakfast ajya ku ishuri afashe. Niko ugomba no kumenya ngo umugabo ndamutegurira imyenda aza kwambara, kuko ikintu mumaze kubabonaho rwose iyo wayiteguye ukayishyira hariya ukamubwira uti wambara iyi ngiyi, arabyumva pe, wayiteye ipasi imeze neza arabyumva. Ariko niba itanateye arayifata ayambare. None rero bagore bene data, bagore nshuti zanjye, ni akanama mbahaye, mureke tubiteho. Uzi ingaruka izaba mu kutabitaho? Ni kwa kundi agera hanze bakavuga batari kumana yanjye, ubu kanaka yarashatse cyangwa ese uriya muntu afite urugo, uriya muntu afite umugore. Kubera iki? Yambaye bya bindi byipfunyaritse, yambaye bya bindi nyine we arimo arishakira ubuzima, arimo ararwana n'ubuzima, arashaka uko yabona ubuzima bw'umuryango we, nta kindi bimubwiye. Ni ingaruka rero no kuvuga kanaka yarashatse. Ni hahandi nyine anahurira n'abantu. Hari abagore baba bari tayari hanze, hari abakobwa baba bari tayari hanze. Hahandi hari igihe ujya kubona ukabona nk'umukobwa yegereye umugabo arimo aramugirira ikora gutya, aramugirira ikora gutyo. Kubera iki? yavuye mu rugo utari hinuye ngo urebe uko ameze neza. Akabana amazi ati se ufite urugo? Ndati undi akamubwira ati yewe sha bajya nta rugo ufite, umuntu ufite urugo ntabwo aba asa gutyo, ntabwo aba ameze gutyo. Biduha isomo, tujye tubitaho, tubakurikirane, menye ngo agiye yambaye ate, ese breakfast yayifashe? Niba atayifashe ko ari bugese muri resitora akajya no mu kabari, akabona abamubaza bati ariko nta rugo ufite kuba kuzindukira hano, akamubwira wenda ati ndarufite cyangwa sindufite. Ni hahandi ibyuririzi biva mwa abagore mwe. Rero njye mbaha inama, nubwo ari mukuru cyane muri uru rugendo, ariko njye mbaha inama kuko ni experience mba mbonye, nkavuga reka nyisangiza abantu. Ni experience kandi akantu gato gutyo gashobora kuzamuka kakaba na kanini. Inshuti zanjye, mureke tugerageze tubiteho. Buriya iyo umuntu avuye mu rugo yuzuye ahantu hose, kugira ngo ahure n'ibigusha bimugusha biba bigoye. Urumva rero ngewe nk'ako kantu, buri ibintu byose biraho impamvu. Nk'iyo abikoze atyo nawe urabibona, uribwiriza. Nta mutima mubi baba bafite ababikoze nyine kugira ngo wanyaruke, anyaruka ye gutinda, ye guta umwanya. Hariho n'igihe umubwira akamubwira ariko ubu ntesha umwanya rwose, urabona narimo gutinda. Ariko hoya bikore, bimukorera agenda asa neza, agenda ari smart. Nicyo cyubahiro cyawe, niko kuba umugore mwiza w'urugo bimeze, kuko ntabwo wamubwira ngo abyange pe. Ubwo rero nshuti zanjye, ako kantu na experience yanjye, nawe ndabizi ko byakubaye, n'undi wese byamubayeho. Ariko muri comment mumbwire nimba hari undi wenda byabayeho. Gusa ngewe navuze ntireka aba ariko kanama gato dukora aricyo kiganiro gito mbasangiza, kugira ngo nyine tubyunguraneho ibitekerezo. Ubwo rero nshuti zanjye, ndabakunda. Ko ngako niko nagira ngo tuvugeho. Nawe niba ufite akabuza kazane tukavugeho, nta kibazo. Ahangaha Humura TV Show ni ibintu bishobora kutugira umumaro twese. Rero ndabakunda nshuti zanjye, bye.